Ngiye kubasuhuza mwese abakunzi ba Nine Hope TV ndetse n'abandi mwese mudukurikirana kuri kanali yacu. Turabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibishimire muri iki gitondo kandi Imana ibaha umugisha. Muri kumwe na Pastor Uwumuremyi Jean Felix. Ikigisho dufite uyu munsi kiragira giti warara urira ukabyuka uvuza impundu. Turasoma muri Luka ibice 7 dore ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 17. Luka ubutumwa bwiza ku bwanditswe na Luka ibice 7 umurongo wa 11 tugeze ku murongo wa 17. Bukeye aja mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba, wari wapfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubabarira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara. Ati muhungu, ndagutegetse byuka. Wari upfuye arabaduka, atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bukeye bose baterwa n'ubwoba, bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo. Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara i Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho. Amen. Mwakire ubutumwa bwiza. Bene data, nakoze ubushakashatsi ku mudugudu wa Nayini, nsanga ari umudugudu muto muri Israel, ariko akaba ari umudugudu w'igikundiro, umudugudu mwiza cyane. Muri iki gitondo Imana irifuza kukwambika igikundiro cyayo. Bibiliya iratubwira ngo umubyeyi yari umupfakazi, nta mugabo agiraga, ariko yarapfushije umwana. Kandi Bibiliya ikatubwira ngo yari umwana umwe rukumbi, yari umwana w'ikinege. Nuko igihe cyo kumushingura kigeze, bamushyira mu sanduku, barikorera, bafata inzira baragenda. Bari babuze ibyiringiro kuko byari byarangiye, ariko bageze mu marembo y'i Nayini bahura na Yesu. Yesu abona uburyo ki abantu barira, abagore bararira, abapfakazi bararira, bari benshi. Ariko nubwo bariraga, ariko Yesu amenya umupfakazi ufite ikibazo nyirizina. Benshi bararira, mwese murarira, ariko Yesu arakuzi. Ndagira ngo ubwire ngo Yesu arakuzi. Yesu yitegereza abapfakazi uburyo ki bari kurira, uburyo ki bari kuboroga, ariko amenye umupfakazi nyirizina ufite ikibazo. Aramwegera, aramubwira ngo wirira. Muri iki gitondo Imana irakubwira ngo wirira, ceceka, kuko ikibazo cyawe Imana arangije gucumba. Imana igiye kugusubiza. Imana igiye gukora igitangaza. Imana igiye gukora ikintu gisha ku buzima bwawe. Wirira. Yesu arangije afata ku sanduku kiriba, abakikoreye barahagarara. Yesu amenya uwapfuye uwo ari we. Yesu ntabwo ashidikanya, nta nubwo yitiranya n'amazina. Yesu arapresiza, aravuga ngo muhungu byuka. Ntabwo yigeze avuga ngo mukobwa, ntabwo yigeze avuga ngo mugabo, ntabwo yigeze avuga ngo umugore byuka,
ahubwo yamenye ko ari umwana w'umuhungu wapfuye. Yesu arakuzi. Muri iki gitondo hari ibyawe byapfuye, ariko Yesu agiye kubizura. Muri iki gitondo hari ibyawe byangiritse, ariko Yesu agiye kubisana, agiye kubirestora, agiye kubisubiza mu buryo. Hari situation urimo zitari nziza, ariko Yesu agiye gusubiza ibihe byawe byiza, agiye gusubiza bya bihe byawe bya mbere. Yesu agiye gukora ikintu gisha ku buzima bwawe. Dutangiza itorero, Imana iratubwira ngo muzagite Nayini. Niyo mpamvu itorero ryacu ryitwa Nayini Hope, kubera yuko Imana yavuze ngo mugiye kuzatanga muri tsinda rito, ariko mbambitse igikundiro cyanjye kandi ngiye kubasumbisha amahanga yose. Twakwireba tukavuga ngo bizava he, bizaturuka he, ariko Imana yacu ifite imbaraga. Imana yacu irashoboye. Haleluya. Imana yacu irashoboye. Imana yacu ifite imbaraga. Imana yabasha guhindura ubuzima bwawe muri risegonda, muri uyu munota. Abantu bakakureba, bakakwibazaho, bakavuga ati uriya ni wa wundi twari dusanzwe tuzi. Imana iratubwira ngo muzaba itsinda ritoya ariko ry'igikundiro. Nzabishimira kandi nzamenyekanisha mu mahanga yose. Ibyo Imana yarabikoze, turabibona, tubibona n'amaso yacu. Nawe hari ikintu gisha Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Imana igiye kukwambika igikundiro cyayo. Imana igiye kumenyekanisha izina ryawe. Izina ryawe ntiryigeze rimenyekana, bararipfunyapfunyitse, ariko gwe rumusa none. Imana igiye kukuzamura, Imana igiye kugushyira hejuru, Imana igiye kumenyekanisha izina ryawe. Abari batakuzi agiye kukumenya, ugiye kuzaja uratambuka uvuga ngo uriya ni mwene runaka. Cyangwa turimo turamwitiranya. Bagiye kuzaja bitegereza, barebe, basange hari icyo Imana yakoze ku buzima bwawe kiri special. Imana rero imaze gukora ukiriba, Yesu arategeka ngo muhungu byuka. Umuhungu ngo arabyuka, arabaduka. Yesu aramufata, amusubiza nyina. Ari bagiye gushingura, abarimo kurira basubira inyuma bahimbaza Imana, buzuye umunezero, batangiye kuvuga ngo Imana ikomeye yagendera ubwoko bwayo. Uyu munsi Imana ikomeye iragendera urugo rwawe. Imana ikomeye iragendera ubuzima bwawe. Imana ikomeye yagusuye. Reka Imana ibane nawe muri iki gitondo. Haleluya. Ngo ibyo Yesu yakoze ngo byumvikana mu mahanga yose, byumvikana mu bihugu bikikije Yudaya ni Yerusalemu. Ibyo Imana igiye gukorera ntabwo bizahera mu mudugudu wawe. Ibyo Imana igiye gukora muri iki gitondo ntabwo bizahera muri quartier, ahubwo bigiye kwamamara. N'abanyaburayi bazabimenya, muri Amerika bazabimenya, no mu Bushinwa bazabimenya. Ibyo Imana igiye gukorera nonaha, Imana igiye kubimenyekanisha. Ubuhamya bwawe buzagera kure. Wowe urimo gutwumva muri iki gitondo, ndagira ngo ubwire ngo Imana irakuzi. Imana yaragutoranije kuva ukiri mu nda ya mama wawe. Imana yaguhaye n'izina ritandukanye n'andi mazina yose, kandi Imana irakuzi, ntabwo yitiranya amazina. Ndagira ngo ubwire ngo Imana iraguhumuriza. Wabasha kurarurira ukabyuka urimo kuvuza impundu. Mwene data, ibyo Imana ikora biratangaje. Icyo usabwa no kuyizera kandi no kuyubaha no kuyumvira, ugakiranuka, ukomeze usenga Imana. Ibyo wavuganye nawe humura bizasohora. Imana ikugirire neza muri iki gitondo. Niba utarakora subscribe, yikore nonaha. Niba kandi ufite inshuti, ubutumwa bwiza busangize bagenzi bawe, bahumurizwe nabwo. Imana igufashe kandi kwishimire mu izina rya Yesu. Amen.